Crispin nanjye ndakunda ahubwo wenda nuko hari igihe kiba kitaragera. Crispin rero namwisanzuragaho twaganiraga ibintu byinshi cyane. Nahise mubwira nti sha hari umusore nabonye rimwe ariko ikintangaza ni ukuntu mba numva naramukunze. Yanze kumva mu bitekerezo. Iteka ryose rero iyo ntekereje ikintu cyitwa urukundo niwe ahita ngarukamo. Ikaze rero ku nkuru tukugezaho kuri Inema TV ni karibu cyane. Ayo rero namwe mu magambo Natasha yari arimo aganira na Crispin mu gice cya gatatu cy'inkuru twakugejejeho ubushize, inkuru y'urukundo rwa Natasha na Brandon. Sinzi niba uyu Brandon tubona kuri titre y'iyi nkuru ari nawe wa Brandon navuga ko ari umusitari mu rugo rwo kwa Stella, kubera ukuntu avugwa kenshi, ukuntu bamwishimiye, ukuntu ubona akunzwe, mbese ni umuntu uba ubona adasanzwe cyane. Gumana natwe rero byose uraza kubisobanukirwa. Wowe rero udukurikiye ukaba utarakora subscribe, ndakwinginze rwose kora subscribe ukomeze kubana natwe, ukomeze kubona inkuru zacu ko zikurikirana, kandi nyine ubu nadufashije ko zigezwa ku bantu benshi. Kandi nukuri namwe mukomeza kutwereka yuko mudukunze, mutwereka urukundo umunsi ku munsi, mutwereka ko mwakunze ibyo dukora, nukuri ndabashimiye cyane. Comment zanyu zose ndazibona, nukuri muntera imbaraga zo kumva ngomba kurushaho gukora ibintu byiza. Tudatinze rero reka dukomezanye n'igice cya 4. Ubwo nakomeje kuganira na Crispin, dore ko ari we muntu wenyine twaganiraga mu rugo tukisanzura nkishima. Crispin rwose yari inshuti yanjye, nahoraga nshima Imana ko namusanze muri urwo rugo. Crispin rero ubwo nari maze kumubwira iby'umusore nakunze, ubwo we yahise atangira kunseka ati sha njyewe rero nkubwiza ukuri, ubundi Nata abakobwa bazagumirwa njyewe mbabona kare sinkubeshye. Ubu rero abasore bose birirwa bagutereta ukabanga ngo ntibameze kimwe nk'umusore wabonye rimwe ukamukunda. Umusore utazi wamubonye rimwe, ntuzi izina rye, ntuzi yataha, ntuzi wabo, nta kintu na kimwe umuziho, ntuzi niba wabona ari nk'umufreri cyangwa wenda ari nk'umupadiri. Shanata ntakubeshye njye mbona warasaze, sinzi ibyo urimo rwose. Urashaka kumera nk'umukobwa witwa Mukamusoni njya numva baririmba mu ndirimbo ngo yategereje umusore ibihumbi amajoro n'amajoro arangije ntiyanagaruka. Ariko nibura na Mukamusoni uwo musore barakundanaga, bari banafitanye amasezerano nubwo yamuhemukiye. None rero wowe sinzi ibyo urimo, va muri ibyo wana. Nahise mubwira nti sha Crispin uzi ko nanjye simbizi pe, wagira ngo nataye umutwe, gusa nyine sha iteka angarukamo mu bitekerezo. Igihe cyose niwe mba ndi gutekereza, iyo ntekereje umusore nakunda nyine ishusho ye ihita ingarukamo. Gusa simvuze yuko nzamurindira iteka. Ndamutse nongeye kubona n'undi musore nkamukunda nk'uko nguwo namukunze, atari ibintu natekerejeho cyangwa ngo mbyishyiremo, nawe twakundana nta kibazo. Ariko nyine ikibazo ni uko nta n'umuntu n'umwe njya nemerera nibura ngo muhe n'umwanya. Ubwo ngubwo njyewe na Crispin twakomeje kwiganirira, hashize akanya gatoya Krista aza kumujyana ngo nazi bajye gutegura anniversaire ya Stella. Stella muri icyo gihe haburaga iminsi mike cyane ngo agire anniversaire, kandi bagombaga kuyifeta. Rero mu rugo byari ibihe bidasanzwe, byari bishyushye cyane, barimo bayitegura nk'abiteguye ubukwe. Na Stella ubwo yari abizi, ntago byari surprise bari bagiye kumukorera, nawe imyiteguro yari ayimereye nabi. Twavukaga mu mwaka umwe, ariko mu rugo ntawantekerezagaho nibura ngo bavuge ngo babikombine njyewe na Stella badufetere anniversaire zacu ku munsi umwe. Njyewe rwose nari nk'umuntu utazwi muri urwo rugo, ntawantekerezagaho, gusa nari narabyakiriye. Bagiye kuyitegura rero yaranifiri special, ntabwo yagombaga no kubera mu rugo. Bari barateguye aho bizabera, ubwo bagombaga no kujya kureba uko hameze, niba koko ari ahantu heza cyane haberanye n'uko babyifuzaga. Njyewe ntago twagombaga kujyana nk'ibisanzwe, nagombaga kuguma mu rugo. Niyicariye ahantu hamwe ndimo nisomera igitabo, nuko hashize akanya Stella na Krista baragaruka batangira kuganira iruhande rwanjye rwaho nari nicaye, ariko ubanza batari bambonye. Wabonaga bishimye cyane rwose, bakeye ku maso, atari bo bazarota uwo munsi ugeze ngo ikirori kibe. Krista yahise abwira mukuru we Stella ati baby ibintu byose twabiteguye rwose, ibintu byose biri ku murongo bimeze neza pe, ndabona ikirori kizaba giceka, ariko hari ikintu kimwe twibagiwe kandi cy'ingenzi tutagombaga kuba twasize.
Stella nawe yatangaye ati ikintu cy'ingenzi, ikintu twibagiwe se ni igiki ubwo? Ko numva ibintu byose uko twabiteguye bizaba biri ku murongo, nta kintu na kimwe twasize. Krista nawe aramusubiza ati okay, ubwo ni umuntu w'ingenzi twibagiwe rero. Urabona igihe cyose gishize muri bidi zawe iyo atari mama ni njyewe tugufasha gukata keke. Rero kuri iyi nshuro rwose hagomba kuba hari umuntu nyine uri special, nawe urabyumva. Twakagombye rero kuba nawe twamutekerejeho tukanamugenera umwanya w'icyubahiro azaba yicayemo. Ese buriya ntimwakabaye muzicarana? Stella yahise aseka ati ariko mana yanjye sha urahinda, cyakora nkunda ukuntu ibintu byose uba wabitekerejeho, ariko nyine nanjye sindi umwana, humura rwose uwo muntu arahari namutekerejeho. Krista nawe ati wow, rero ngira ngo uranzi neza, nta mahoro naguha utamumbwiye, urabizi burya nta nubwo twanaryama, umva mbwira ahubwo gira vuba niba udashaka ko turara hano. Stella nawe ati ndakuzi n'ubundi ko nta mahoro rwose wampa, ariko nyine si ubundi uretse kwijijisha ubu ntumuzi. Krista yahise amubwira ati shambwira ubuse koko nabamuzi nkamukubaza koko, none se ni Claude? Stella nawe ati hoya rekana na Claude wana, ubuse koko Claude uriya mushoferi wadutwaraga tugiye ku ishuri, yego nyine yambwiye ko ankunda, kandi nyine urabizi ni umusore uri smart, ari na cool, nyine iyo turi kumwe mba numva nishimye, ariko nyine kuri iyi nshuro ntabwo ari we tuzaba turi kumwe turi gukatana keke. Krista yakomeje kumubwira ati none se ninde? Shambwira amatsiko yanyishe, nashyushye nahinze, mbese mbwira niba udashaka ko amatsiko anyica. Stella yahise amubwira ati ni Cyusa. Krista nawe ati Cyusa wuhe? Stella ahita amubwira ati ariko ntukantishe Ratete nawe rwose, ubwo suzi ba Cyusa bangahe? Krista ati Cyusa nzi kereka Brandon pe, nta wundi Cyusa nzi w'umusore, abandi nzi ni abana bakiri batoya. Stella ahita amubwira ati rero ntukajya untesha umutwe, ntukambaze ibyo uzi, ni Brandon nyine. Krista yahise amubwira ati sha Stella wabitekerejeho neza koko? Komera ukumbwira ko wategereje ko Brandon hari ijambo yakubwira ko agukunda ugaheba, ugahitamo kumwikuramo, nyuma se hari ikintu yaje kukubwira sinabimenya? Mbwiza ukuri, ubu muri mu rukundo, murakundana? Shambwira oh my couple. Stella yahise amubwira ati ariko sha Krista wajya ureka gushyuha koko, nyine nta kintu na kimwe arambwira pe, ariko nanjye nyine ntago namureka ngo anshike gutyo, ngomba kubijyamo. Sha baby muri iyi minsi abasore uzi bakibwira abakobwa ko babakunda ni bangahe koko? Nyine nanjye ngomba kumenya ubwenge, ntagomba kunshika gutyo ko yiboneye. Nyine nabitekerejeho neza, mbona hariya muri Anifu yanjye niho ngomba kumufatira, rero agomba kuza tugakatana keke, bubi na bwiza Brandon igomba kumutsindira. Ubu rero urabizi ko famiye zacu zose zizaba zihari, bose bazaba bari hariya, bazaba babibona neza, nyine bazahita babona ko dukundana. Nihagira n'unsaba kwerekana umukunzi wanjye, nzahita musaba ahaguruke nta mikino. Intambwe yanjye ya mbere yo kwereka Brandon ko mukunda cyane, ko mushaka rwose, ni hariya muri anniversaire yanjye, kandi ntago nzacika intege. Urabizi kandi nanone iwabo bafite imyiteguro ikomeye, urabizi ko bafite fete ikomeye muri iyi minsi, hari wedding anniversary y'imyaka 30 papa we na mama we bamaze bakoze ubukwe. Naho rero nitujyayo umva nzamwemeza, mama we ndabizi neza ko asanzwe n'ubundi ankunda, nzakora rero ku buryo uwo munsi nzamwemeza yuko ari njyewe mukazana wenyine azaba akeneye. Rero byose ngomba kubitangira kuri iriya anniversaire yanjye, Cyusa azabona ko muri iyi si nta wundi mukobwa umukunda nkanjye. Krista yahise amusubiza ati Stella uri muzima cyangwa wasaze? Mbabarira umbwire ibyo bintu koko uzabikora? Sha wambabariye koko ukabireka, mbabarira pe ndakwinginze, niba wowe na Brandon mudakundana ndakwinginze pe, ntuzigere umutunguza kugufasha gukata keke. Ndahari nukuri pe, sisi nukuri ndahari, nzagufasha. Kuba Brandon twarakuranye, ababyeyi bacu ari inshuti, natwe bikaduhesha amahirwe yo gukura turi inshuti, ntibivuze yuko yahita anagukunda. Ubu uratekereza ko ku myaka 23 uzaba wujuje
iyo myaka yose urabizi neza ko uyimaze Brandon akuzi. Brandon yavutse mbere yawe akurusha imyaka ine, urabizi neza wakuze akureba. Rero ntutekereze yuko iyo aba ari umuntu ugukunda mwakabaye mugira imyaka 23 nta jambo arakubwira. Rero pe tuza byihorere, ndatekereza ko njyewe iyo aba agukunda aba yaranabikubwiye. Mbabarira rero utazasubira imbere y'abantu bose bikambabaza. Kandi Claude nawe niba mudakundana, reka ibintu nukuri byo gukurukana nawe ngaho kuri telefone uri kuvugana nande ni Claude, ngaho message zije ni izande ni iza Claude. Ndabizi ko ujya unabeshya mama ukajya kumureba umubeshye ngo ugiye ahandi hantu. Stress amubwira ati ariko Krista uribuka kuri mutoya kuri njyewe, ubwo mu by'ukuri uba ubona ibyo mba ntabizi. Rero wimbwira kureka Claude. Claude amarirungu ni umusore uri kuru, aba afite swaga, mbese nyine nanjye iyo turi kumwe mba nishimye. Ubusura arambwira ngo mureke, Brandon nta kintu arambwira. Ubusura agira ngo nyine aranyokipa nkabona ko hari umuntu turi kumwe. Umunsi Brandon yanyemereye nkabona birimo neza akambwira ko ankunda, niwo munsi nzahita ndekaniraho na Claude. Rero muri aka kanya ntago nshobora kumureka kuko nyine amarirungu mba numva hari umuntu turi kumwe. Rero Brandon nawe wimbwira kumureka. Ubu se nitesheje umwana wo mu bakire nka Brandon, urabona nakuzakura he undi mugabo? Cyangwa mama uramuyobewe? Urabona ngiye nkamwereka agasore k'amafuti kahariya ko kwa Ngofero atamerera nabi? Mama urabona wazamukira nawe, ahubwo ubure kumenya ubwenge ngo utangire ushake umwana wo mu bakire wikundishwaho. Yewe mama njyewe ndamwiyiziye neza. Ikindi kandi se ntafatiranye Brandon kuri iyi myaka yanjye, narindira ngo nzuzuze 25 urumva bitazaba byararangiye? Uyu ni wo mwanya. Rero wowe uracyari umwana, ndekera agakino. Bakomeje kuganira byinshi numva batangiye kundistabinga, kandi ni no mu gihe ntago ibyo baganiraga rwose byandebaga. Nahise nihagurukira ndigendera mbacaho bati ese muko usigaye uza no kutwumviriza? Nuko ndababwira ntariko nimwe mwansanze hano mwaje muhansanga mwiyicariye, rero sinazinduwe no kubumviriza pe. Krista ahita avuga ati ubundi se uramushakaho iki niyo yatwumviriza? Ko nta hantu azahurira na Brandon cyangwa na Claude ngo arababwira ibyo twaganiriye, ko yari imfungwa yo muri uru rugo. Mwihorere dukomeze twivugire rata. Narigendeye, ibyo bavugaga rwose numvaga bitandeba, nuko ndabareka barakomeza bariganirira. Umunsi rero wa Nifu warashyize uragera, bari biteguye rwose basa neza, ubona basa nk'abana b'ibikomangoma. Rero nanjye numvaga uwo munsi nshaka yuko tujyana, numvaga nashaka gusigara mu rugo pe. Nariteguye kugira ngo tujyane. Twarangije kwitegura tugiye kwinjira mu modoka ngo tugende, mama Stella isaza amfata ukuboko nuko arambwira ati ariko se koko Natasha ubundi uguri mu biki? Nahoze mbona witegura nkagira ngo nuko ushaka gusigara hano nawe usa neza, none ko mbona ushaka nawe kwinjira ngo tujyane. Urabona hano sari nduri buhasigare, wowe uraguma hano mu rugo. Narababaye nuko ndamubaza nti ariko ubundi ibi byose bizarangira ryari? Aransubiza ati ni ibintu twavuganye kuva kera, usibye yuko byirengagiza. Nakubwiye yuko ntazegera ntumugera hanze ngo ugiye kwiga imico y'uburara. Sinshaka ko uzikora nk'ibyo nyoko yikoze muri uru rugo. Rwaserera zanyu zose zatangiye ku munsi mama wawe yinje muri uru rugo. Rero ndanga yuko nawe uzitwara nkawe tangira bagutera inda, uzi unteza ibibazo muri uru rugo ngo nakureze nabi, ngo nuko ntari nyoko. Simbishaka rwose. Dore rero papa Stella agiye no kuza, wibeshye uvuga yuko ari njye wakubujije urambona. Papa isaza nawe asa neza, ameze neza rwose, wabonaga ari ibintu biteguye kuva kera. Nuko papa ati ko mutinjira ngo tugende, mutegereje iki se? Muze tugende tudakererwa. Ati Natasha ko utinjira mu modoka se bimeze bite? Nahise mbwira papa nti papa hari ikibazo ngize, ninumva ameze neza ndababwira mugaruke kumfata. Mama Stella yahise avuga ati tugende yidukereza, niba se atabishaka ubundi urabimwingingira kubera iki? Papa wabonaga rwose abizi neza, yabaga bibona yuko bambujije ariko akanga kubijyamo cyane, wabonaga rwose nawe bimubabaje. Yagumye aho ngaho ahagaze ari kunyitegereza, nuko mpita nkata ndigendera.
byarangiye nyine nsigaye aho ngaho njyenyine. Natangiye kwibaza byinshi, ntangira no gutekereza kure, ariko ubundi ubu ngubu nzakura hehe umugabo? Sinsohoka nk'abandi bakobwa ngo mpure n'abasore, nta birori na bimwe njya njyamo, nta muntu nsura, nta bandi bantu tubonana, ubundi ubu nzakura hehe umukunzi koko? Abantu nziranye nabo bonyine nabo twiganye gusa, kandi rwose abagerageje kumbwira ko bankunda nta n'umwe nigeze numva niyumvisemo, kandi sinabeshya umuntu ngo ndamukunda ntamukunze by'ukuri. Nakomeje kwibaza nti se ubundi ubwo mbaye mbonye umukunzi twakundana gute, ntamusura atansura, tutabonana ngo tuganire? N'akazi ubwako ari akazi bambujije kukajyaho ngo sinshake ibintu by'akazi, ngo nta kintu na kimwe nigeze mburira muri urwo rugo, byose ari ukugira ngo ntagere aho njya. Nakomeje kubwira Imana nti Imana ndabizi yuko unyumva, kandi ndabizi ko umunsi umwe ibi byose bizarangira, nanjye nkishima nkanezererwa nk'abandi bose, nkagira uburenganzira. Uko bakagiye muri Anifu rero bageze aho barataha. Nabonye batashye vuba cyane, mu gutaha kwabo rero baje ari ibintu bisa nkaho bitangaje cyane, binateye ubwoba. Baje barakaye, abandi barira, Stella yaje arira, ahita yinjira mu cyumba cye arifungirana. Krista nawe aza amwirukanka inyuma ati ihangane sheri, kandi nkingurira ni ukuri tube turi kumwe ndakwinginze. Naravuze nti se mana yanjye byagenze gute? Hari umuntu se wakoze accident? Ariko bose mbitegereje uko bagiye mbona bagarutse nta kintu babaye. Byaranyobeye, ndavuga nti se ubu koko byagenze gute? Ko cya gihe numvaga Stella na Krista baganira nkumva ari pati zabo ishyushye cyane, byagenze gute? Ako kanya mama Stella nawe yaje yirukanka, nuko atangira gukomanga ku cyumba cya Stella. Mu gihe ariko Stella ataramukingurira yatangiye kwivugisha ati ubonye iriya mbwa y'umuhungu ngo insebereze umwana mu ruhame imbere y'abantu bose bangana kuriya? Byaranyobeye njya kureba Crispe, ndamubwira nti Crispe byagenze gute? Ko ubundi iyo mwabaga mwagiye ahantu wazaga umpa amakuru y'uko byagenze, udushya twabaye, ibintu byose ukampa update nyine bimeze bite? Crispe yahise ambwira ati sha byihorere Natasha, uyu munsi byabaye mva ni amateka, ni ibitangaza biteye n'ubwoba. Cyusa yakoze ibintu Stella turumirwa, yamusebeje mu bantu bose pe. Nanjye nti Cyusa Brandon se wa undi mujya muvuga? Crispe nawe ati cyane rwose. Nahise mubwira nti byagenze bite se? Crispe yahise ambwira muri make uko byagenze ati sha nyine bageze mu mwanya wo gukata keke, nuko Stella rwose na confidence nyinshi cyane amwenyura aseka akeye ku maso ati ndagira ngo kuri iyi nshuro keke nyikatane n'umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye usobanuye byinshi kuri njyewe. Ati ndamusaba ko yahaguruka akigera imbere. Nuko twese nyine urumva twahise tugira amatsiko turaceceka, dutangira kuraranganya amaso ngo dushaka nyine kureba umuntu ugiye guhaguruka. Ariko nyine amaso yaheze mu kirere, twabonye nta muntu n'umwe uhagurutse. Yamusabonye nta muntu uhagurutse, asaba Stella kuvuga uwo muntu mu mazina ye, anatebya nyine ati wabona abagukora ku mutima ari benshi cyane, ubwo uw'ingenzi muri bo uhiga abandi bose. Reka nawe umutwibwirire kuri iyi nshuro, ugiye kumuvugana ukahita aza. Nuko nyine Stella arahaguruka mu ijwi ryiza cyane riranguruye ati uwo musore rero ni Cyusa Brandon. Natwe amashyi kaci turishima cyane, abafite amatelefone nyine batangira gukuramo ngo batangire bafata ako kavidiyo banakamere, mbese twiteze ibikurikiyeho ko bigiye kuba ibintu bidasanzwe binashimishije cyane. Ariko uzi ikintu cyadutangaje se? Cyusa rwose yakomeje ariyicarira yanga guhaguruka. Yakomeje aricara, MC biramucanga aramwegera, wabonaga nyine asa nkaho ari kumwinginga amubwira ati haguruka usanga undi mwana ureke kumusebya. Ariko nyine Cyusa arakomeza yanga guhaguruka. MC nyine afata mikoro nuko aravuga ati rero murihangana kubera yuko Cyusa kuri iyi nshuro ntago ameze neza. Reka twihangane buriya wenda ubutaha azaba ameze neza nibwo azaza gufashe mukatane keke. Reka kuri iyi nshuro nanjye MC nkwifashirize. MC ubwo yahise nyine akura Stella mu isoni, aragenda aramufasha bakata keke. Ariko nyine nawe urabyumva amagambo yatangiye kuba menshi, abantu batangira kunoshana inzara, comment ziba nyinshi cyane, urabizi abantu baba bavuga ibyo bishakiye buri wese avuga ibye. Ariko nyine ikintu cyanateye abantu benshi urujijo n'ukuntu Cyusa yahise rwose yihagurukira akanisohokera, yagiye ntiyanagaruka. Kuva ako kanya rero ibyari ibirori byahindutse amarira.
Stella yahise atangira kurira, Kristo abibuko, mama nawe sinakubwira, nanjye pe byambabaje nuko ntari kubona ukundi kuntu mbigenza, aho nari nicaye numvaga mfite agahinda, ariko nyine Stella yasebye, wumve ngo yasebye nyine, mbese yabaye iciro ry'imigani pe. Ibirori rero bahise babisoza vuba vuba, urumva ntabwo byari bikiryoshye, ntibyagenze neza nk'uko byari biteganyijwe. Ubwo ngubwo nari nteze amatwi Crispin ndimo numva ibyo amaze kumbwira, nuko ku mutima ndavuga nti nyamara ka Krista nubwo ari gatoya kuri Stella burya akamurusha ubwenge. Nahise ntekereza ku bintu bari barimo baganira cyagiye ubwo nabumvaga ukuntu Krista yabuzaga Stella kuzabwira Brandon ngo aze bakatane keke kandi abizi neza yuko badakundana. Ndavuga nti nyine niyihangane, murumuna we yarabimubwiye nuko atashatse kumwumva. Stella rero yamaze ijoro ryose nta kurya nta kunywa yifungiranye mu nzu, bakamwinginga ngo asohokemo akanga, yararize umwana akomeza kurira binamara iminsi. Mama we rero byaramuyobeye, atangira kwibaza ati si umwana wanjye yarwaye amuru, bya bindi njya numva bita indege byaramucanze. Mama Stella yageze aho biramuyobera, ati se umwana wanjye koko ubu ndabigenzane. Yahise afata umwanzuro wo gutumaho Brandon ngo aze amubabarire baganire. Yashakaga kumubaza neza ku bye na Stella, niba basanzwe bakundana, niba kwanga kumufasha gukata keke yarabikoze ku bushake, cyangwa se koko niba hari ikindi kibazo yari afite cyabimuteye. Mbese yagira ngo akureho urujijo, anabwize Stella ukuri ko atamukunda, areke gukomeza kumwizirikaho. Ubwo izo gahunda zose z'ukuntu biteye nabibwirwaga na mucuti wanjye Crispin. Brandon rero bamutumyeho nuko araza arabyemera rwose. Uwo munsi rero ari buze njyewe na Crispin baratwihanangirije. Crispin rero nubwo njye nawe twari twarakuze, ariko n'ubundi iyo twabaga turi kumwe twabaga turimo dusakuza, duseka, dusererezanya, mbese mu rugo byabaga ari urusaku. Baratubwiye ngo uyu munsi hari buze umushyitsi w'imena, ntabwo bashaka urusaku rwacu n'akavuyo kacu, ngo twitonde, ngo kandi tugume hejuru muri etaje ntidusohoke kuko bari buganire muri salo yo hasi. Twarabyemeye rwose, tubabwira yuko turi bubyubahirize, tutari busakuze cyangwa ngo duseke. Navuganye na Crispin nabwo nti Crispin rero uyu munsi ugume mu cyumba cyawe, nanjye ndaguma mu cyanjye, naho ubundi bitabaye ibyo ntitwabura guhura ngo tuganire cyangwa ngo duseke, ugasanga dutangiye gusakuza kandi batubujije. Nagumye mu cyumba cyanjye rero irungu ritangira kunyica, nuko mfata urupapuro ntangira gushushanya wa muhungu nakunze. Ndavuga nti reka mushushanye mbishyire ahantu ahari wenda biratuma mva mu bitekerezo, sinzakomeze kumutekereza ukundi, bizantama n'amahirwe yo kugira undi musore nakakira mu mutima wanjye. Nagumye mu cyumba ariko numva birambangamiye gukomeza kwicara mu njyenyine, nuko ndasohoka n'ubundi ariko nguma hejuru muri etaje, njya ahantu hamwe ku rubaraza twakundaga guhagarara nkomeza kuhashushanyiriza. Narabirangije rero ndangiza gushushanya wa musore nakunze, hasi nandikaho amagambo nti nagukunze ntakuzi. Amaraso yanjye rero n'aya Crispin wagira ngo birakururukana, sinzi ahantu Crispin yaturutse. Nagiye kubona mbona mpagaze inyuma, nahise muhisha rwa rupapuro nari mfite nari maze gushushanyaho, nuko nawe ahita agira amatsiko yo kumenya ibiriho. Twatangiye kururwanira, nuko Crispin ati zana turebe, nanjye ntihoya rwose Crispin mbabarira windebera ibintu. Nawe ati zana turebe yewe niba ari n'akabaruwa k'urukundo wanditse. Ntihoya yewe Crispin windebera ibintu, muri iki kinyejana koko hari abantu uzi bacyandikirana ku mpapuro nk'izi ngizi. Crispin twakomeje kurwanira urupapuro neza neza, rugeze aho ruranshika rumanuka hasi. Ntago nagombaga gutuma hari umuntu n'umwe urubona, ntago nashaka ko Crispin abibona kugira ngo atanserereza. Twahise rero tutangira kwirukanka turamanuka tujya hasi kurufata. Urumva ari njyewe ntago nashakaga ko Crispin arubona, ari na Crispin nawe yari afite amatsiko yo kureba ibiriho. Rero twagombaga kurutanguranwa. Twaramanutse turirukanka ariko tugeze kuri salo, kuko twe tuzi ko ariho abashyitsi bari, tutangira kugenda gahoro. Tuharenze rero twakomeje kwirukanka cyane, kubw'amahirwe Crispin ngera kuri rwa rupapuro mbere ye ndarufata, ariko n'ubundi nyine nkomeza kwiruka kugira ngo atarurebaho. Ntago nasubiye inyuma, nakomeje kwirukanka n'ubundi ngana imbere, dusa nkaho turi kuzenguruka iyo nzu yo mu rugo. Tugeze rero imbere tukiri kwirukanka cyane, twaratunguwe cyane. Twagiye kubona tubona twikubise kuri ba Stella. Yari Stella na mama we n'undi musore njyewe ntarinzi, mpita ntekereza nti ubu uyu nguyu niwe Brandon bavugaga nta kundi.
twabagezeho twirukanka twahagiye cyane. Mu by'ukuri twebwe twari tuzi yuko bicariye muri salo, ntabwo twari tuzi ko bari aho ngaho hanze muri jaride. Twarikanze tubura icyo tuvuga, turahagarara dutangira kurebana njyewe na Crispy. Mama Stella yahise atangira kudutuka ati abasazi babiri nitungiye muri uru rugo, wababonye Cyusa? Iki gikobwa mana yanjye gihora cyitwara nk'igikobwa cy'imyaka 2, wagira ngo ni igihinja cy'imyaka 2 neza neza. Kuki utajya umenya ko wakuze? Urabona ibintu uba wikora wowe na Crispy. Ubundi se ubwo wambaye ute? Ubwo wiyambikishijwe ako gakabutura kangana uko n'agasengeri, nta soni warangiza ukaza kwicishwa hano imbere y'abashyitsi? Ubwo se uba ushaka kugaragaza iki? Uba ushaka kwerekana uwo uri we nyine? Nibura nta nubwo wakihana akabangi imbere y'abashyitsi. Ubwo twari tubahagaze imbere twumiwe ntacyo turi kuvuga, nubwo rwose bari barimo bantuka njyewe numvaga nta kintu bimbwiye, nta nubwo nari mbyitayeho. Uzi ikintu cyari kindi mu mutwe? Wa musore nakunze nari maze no gushushanya nasanze ari we Brandon. Nari numiwe numva ntazi ibiri kuba. Crispy nawe aho yarari bari kudutuka agashaka gusubiza mama we. Yari amaze gukura, mama we yarasigaye avuga nawe akavuga. Yashakaga kumusubiza nkahita mucinya icyara ngo niyihangane areke gushyogoranya nawe imbere y'umushyitsi. Mama Stella yabonye tutamusubiza nta kintu na kimwe turi kuvuga, nuko aratubaza ati ariko ubundi ubu mwari murimo mwirukanka musakuza n'ibyo bipapuro byanyu mujya hehe? Zana hano icyo gipapuro turebe. Mama Stella yavuze iby'urupapuro numva umutima umvuyemo. Urupapuro nari mfite nari mbizi neza ko rushushanyijeho Brandon, umusore wari utwicaye imbere muri ako kanya. Nzi neza amateka ye muri urwo rugo, ukuntu yakatiye Stella. Nari ndi kubyibaza nkumva biranyomeye, kandi nari nzi gushushanya cyane, nari nzi gushushanya neza ku buryo umuntu namushushanyaga wamureba ukabona niwe rwose. Rero nari ndi kwibaza nibaramuka barebye kuri urwo rupapuro bakabonaho isura ya Brandon nananditseho amagambo ngo nagukunze ntakuzi. Ubwoba bwaranyishe ntangira gutitira. Nahise mvuga nti ubu ngubu Stella, Mama Stella, nyine abantu bari aho bose bagiye kubona ikindi ku mutima ko nkunda Brandon. Nahise numva rwose bindenze, ndavuga ni subu koko nintarumuhereza nabwo aravuga ko ari agasuzuguro. Ibaze rero umuntu umwe rukumbi nakunze nawe agiye kubona ko ndi umukobwa w'agasuzuguro. Natangiye gutitira, buri wese arabibona ko mfite ikibazo. Nuko Mama Stella nawe ati Natasha, si wowe mbwira, mpereza urwo rupapuro. Naha rero dusoreje igice cya 4. Ese mama Natasha arabigenza ate? Arerekana uru rupapuro abizi neza ibiriho? Aremera buri wese amenye ikimuri ku mutima? Ibiganiro se biri hagati ya Brandon na Stella byo biratanga iki ko Mama Stella yabyivanzemo? Byose rero ni mu gice cya 5, ntuzacikwe.